Fani ndi umukobwa. Yego. Uruhu ni imibiri yombi. Ubu ibijyanye n'uburebure mfite 1.60 m. Yego. 1.60 m. Hanyuma se Fani ukaba ubyibushye cyangwa unanutse? Fani ndi umukobwa ubyibushye ariko ntabwo mbyibushye cyane. Yego. Mbese ndi hagati. Nuko ubwo rero Umuranga Family TV baragukurikiranye, ibyo byose ibyawe byose babyumvishe. Hanyuma ubwo ntago waburamo uwumva yishimiye ibyo wavuze kuri wowe. Hanyuma se tutari twasezeranaho usengera he muri hedini? Rwose urukundo rw'urukinyishano ntarwo wifuza, ariko nta nubwo twarukwifuriza nk'Umuranga Family TV. Ntago twifuriza abantu guhura n'ibigeragezo by'urukundo rw'urukinishano. Ikindi kandi akaba ari umuntu ufite gahunda, atari kumbwira ngo nyuma y'imyaka 5 ngo nyuma y'imyaka 3. Urumva mu myaka ndimo ntago najya mu rukundo rw'imyaka 5. Yego. Byibuze ndashaka kuva ku myaka 35 kuzamura. Yego. Akaba ari umusore ukunda gusenga. Yego. Akaba ari umusore uzi gushaka ubuzima. Ku buryo akazi kose yagakora. Akazi kose yagakora, ariko agatunga urugo, agafatanya nawe kurwubaka. Atari wa wundi uvuga ngo nzakora kimwe n'icyanga nicare. Yego. Kimwe cyakwanga akajya ahandi agashakira n'ahandi. Mbese ukona ko ari umuntu ufite ubushake bwo gushakisha akazi no kuba yaharanira ishema ry'umuryango. Ikindi akaba ari umuhungu usenga. Bibaye byiza ntago yabanywa inzoga. Ntago yabanywa inzoga. Bibaye byiza ntago yabanywa inzoga. Ntago ubwiza ntago mburebaho, kuko ubwiza ntago bwubaka. Gusa icyo ndebaho ni umutima, kuba afite umutima w'urukundo, agiye mu rukundo abishaka bimurimo, yumva ko agiye kunkunda, akampa agaciro, kandi akankundira inshuti n'abavandimwe, agakunda umuryango. Agakunda umuryango muri make, kandi agakunda umuntu uwo ari we wese, atarebye kuvuga ngo uyu ntabwo atari mu cyiciro cyanjye singomba kumukunda, akumva ko umuntu wese ari umuntu nkawe. Rwose. Ni byiza cyane. Hanyuma usibye ibyo ngibyo by'uko wifuza ko uko yaba akunda abantu, ese ntiwifuza ingano ye? Ingano ntabwo nayitindaho cyane, kubera yuko buriya iyo ugendeye ku bintu byo kuvuga ngo ingano cyangwa ukuntu umuntu ateye, ni ukuvuga ubundi uziko mu Kinyarwanda bavuga ngo umukobwa ni nyampinga. Ni nyampinga. Impamvu bavuga ko ari nyampinga ni uko umukobwa ntabwo agira ahantu abarizwa ngo nzabaha cyangwa mbangaha. Ni ukuvuga aramutse abonetse bitewe n'ibyo twumvikanye n'ibyo twaganiye, nuko njye namwiyumvishemo cyangwa akanyiyumvamo, nkumva ko turi kugendera ku mugozi umwe, aho yanjyana hose. Icyangombwa ni uko abazi ko tugiye kubaka, atari wa wundi uzanjyana izo muri niba ari Malawi niba ari Uganda akanjugunyayo, akanjyana ku kiba akanjugunyayo, akashaka abandi bagore. Aho yanjyana hose ariko azi ko tugiye kubaka tukaba umwe, nta kibazo. Rwose birumvikana. Hari ikindi wumva wakongeraho ku byo watuganiriye? Mu nama waganiriye ndumva nta bintu birenze, urabona mu rukundo buriya ntabwo tugomba gushyiraho ibintu byo kuvuga ngo amananiza menshi mu rukundo. Nta bintu by'amananiza menshi. Njyewe icyambere ndebaho ni umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu nkarako ko afite urukundo nyarwo, apana urukundo rwo ko baje kunyinisha cyangwa se hari ikindi nshakaho.
ikaze ku Muranga Family TV. Nongeye kubasuhuza. Nkuko rero mubimenyereye abatumirwa bacu b'uyu munsi naho kuri telefone. Nkuko musanzwe mubibona tubazana mukaganira murebana, ariko uyu munsi ni kuri telefone. Rero naho mukanya umutumirwa wacu tukahamugeza. Alo? Ndabumva. Muraho neza? Muraho neza. Hano rero ni ku Muranga Family TV. Ubwo watangira utwibwira. Murakoze kunyakira ku Muranga. Yego. Amazina yanjye nitwa Fanny. Yego. Nkaba mba mu karere ka Kamonyi. Nkaba ndi umucuruzi. Urikorera? Ndikorera. Hanyuma se Fanny uri mu kigero cy'imyaka ingahe? Ndi mu kigero cy'imyaka 34. Yego. Hanyuma wigeze ukundaho, wigeze ushakaho? Ntabwo nigeze nshakaho. Ariko gusa gukundaho byarabaye. Nubwo bitagiye biba byiza, ariko byabayeho. Ntabwo byagenze neza. Ntabwo byagenze neza. Hanyuma se Fanny, wigeze ubyara? Oya, ntabwo ndabyara. Hanyuma aho ukorera mu bihe bice? Nkorera mu isoko, ni mu isoko. Yego. Kuko ncuruza ibintu bijyanye n'intuza n'imboga. Yego. Hanyuma se Fanny, nkuko rwose uje ku Muranga Family TV, watubwira umukunzi wifuza uko yaba ameze? Murakoze cyane. Umukunzi numva nifuza, icya mbere ndamanza ndebe ku myaka, mvuge ku kintu cy'imyaka. Ku kintu cy'imyaka. Niba ndi mu myaka 35, urumva ko ntabwo najya munsi yayo. Yego. Byibuze ndashaka kuva ku myaka 35 kuzamura. Yego. Akaba ari umusore ukunda gusenga. Yego. Akaba ari umusore uzi gushaka ubuzima. Ku buryo akazi kose yagakora. Akazi kose yagakora, ariko agatunga urugo, agafatanya nawe kurwubaka. Atari wa wundi uvuga ngo nzakora kimwe n'icyanga nicare. Yego. Kimwe cyakwanga akajya ahandi, agashakira n'ahandi. Mbese ukona ko ari umuntu ufite ubushake bwo gushakisha akazi no kuba yaharanira ishema ry'umuryango. Ikindi akaba ari umuhungu usenga. Bibaye byiza ntabwo yabanywa inzoga. Ntabwo yabanywa inzoga. Bibaye byiza ntabwo yabanywa inzoga. Ntabwo ubwiza ntabwo mburebaho, kuko ubwiza ntabwo bwubaka. Gusa icyo ndebaho ni umutima, kuba afite umutima w'urukundo. Agiye mu rukundo abishaka bimurimo, yumva ko agiye kunkunda, akampa agaciro, kandi akankundira inshuti n'abavandimwe. Agakunda umuryango. Agakunda umuryango muri make, kandi agakunda umuntu uwo ari we wese, atarebye kuvuga ngo uyu ntabwo atari mu cyiciro cyanjye singomba kumukunda. Akumva ko umuntu wese ari umuntu nkawe. Rwose. Ni byiza cyane. Hanyuma usibye ibyo ngibyo by'uko wifuza ko uko yaba akunda abantu, ese ntiwifuza ingano ye? Ingano ntabwo nayitindaho cyane. Kubera yuko buriya iyo ugendeye ku bintu byo kuvuga ngo ingano cyangwa ukuntu umuntu ateye, ntabwo ibyo ngibyo mu rukundo ntabwo biba bifite agaciro gakomeye cyane. Rwose urukundo rw'urukinyishano ntabwo wifuza, ariko nta nubwo twarukwifuriza nk'Umuranga Family TV.
ntabwo twifuriza abantu guhura n'ibigeragezo by'urukundo rw'urukinishano. ikindi kandi akaba ari umuntu ufite gahunda, atari ukumbwira ngo nyuma y'imyaka 5 ngo nyuma y'imyaka 3. urumva mu myaka ndimo ntabwo najya mu rukundo rw'imyaka 5. yego. mbese akaba ari umuntu ufite gahunda. Hanyuma se wowe ku giti cyawe twifuza ko utubwira neza uruhu rwawe rusa rute, kuko hari abantu bavuga ati nkeneye kumva uruhu rwe uko rusa, imyaka twayumvishe, uruhu rwe, uburebure bwawe. Fanny ndi umukobwa. yego. uruhu ni imibiri yombi. ubu ibijyanye n'uburebure mfite 1.60 m. yego. 1.60 m. hanyuma se Fanny ukaba ubyibushye cyangwa unanutse? Fanny ndi umukobwa ubyibushye ariko ntabwo mbyibushye cyane. yego. mbese ndi hagati. nuko ubwo rero Umuranga Family TV baragukurikiranye, ibyawe byose ibyawe byose babyumvishe. hanyuma ubwo ntago waburamo uwumva yishimiye ibyo wavuze kuri wowe. hanyuma se tutari twasezeranaho, usengera he muri hedini? idini nsengeramo ni mu bakatolike. uri umukatolike? ndi umukatolike, ariko bitavuze yuko umuhungu ufite urukundo idini yabasengeramo ryose nta kibazo, icyangombwa mu bwumvikane. aho yabasengera hose, yaba umusilamu, yaba umukatolike, yaba umurokore, mubaye mubyumva kimwe, idini ntabwo ryaba ikibazo. ntabwo idini ryaba ikibazo kuri wowe? ntabwo ari ikibazo. hanyuma se abaye ari umusore ugukunze cyangwa umugabo ugukunze akavuga ati nzakujyana Uganda, nzakujyana Malawi, nzakujyana kuba ku Kibuye, ese wumva ntacyo byakubangamiraho? ni ukuvuga ubundi uziko mu kinyarwanda bavuga ngo umukobwa ni nyampinga. ni nyampinga. impamvu bavuga ko ari nyampinga ni uko umukobwa ntabwo agira ahantu abarizwa ngo nzabaha cyangwa mbangaha. ni ukuvuga aramutse abonetse bitewe n'ibyo twumvikanye n'ibyo twaganiye, nuko njye namwiyumvishemo cyangwa akanyiyumvamo, nkumva ko turi kugendera ku mugozi umwe, aho yanjyana hose. icyangombwa ni uko aba azi ko tugiye kubaka, atari wawundi uzanjyana izo muri niba ari Malawi niba ari Uganda akanjugunyayo, akanjyana ku Kibuye akanjugunyayo, akashaka abandi bagore. aho yanjyana hose ariko azi ko tugiye kubaka tukaba umwe, nta kibazo. rwose birumvikana. hari ikindi wumva wakongeraho ku byo watuganiriye? mu nama waganiriye ndumva nta bintu birenze, urana mu rukundo buriya ntabwo tugomba gushyiraho ibintu byo kuvuga ngo amananiza menshi mu rukundo. nta bintu by'amananiza menshi. njyewe icya mbere ndebaho ni umutima w'umuntu. umutima w'umuntu nkarako ko afite urukundo nyarwo, apana urukundo rwo ko baje kunyinisha cyangwa se hari ikindi nshakaho. hari icyo agushakaho. wenda kumva ko mfite wenda kuba yikorera, ashobora kuba afite amafaranga, reka ngende nkurikiye amafaranga, hoya akumva ko aje afite urukundo ko tugiye kubaka, ko ibindi tuzagenda tubishakana rwose. hanyuma se ugize umukunzi akumva yishimiye ibikorwa byawe, yishimiye ibiganiro byawe byiza tugiranye hano ku Muranga Family TV, akumva ashaka kuba yahuza nawe ariko akaba afite nk'umwana umwe cyangwa babiri, wabyemera? ku kijyanye no kuba afite umwana,
ubwo urumva mu kubasha kumenyana nawe nshobora kubanza namenya uburyo abo bana babonetse uwo mwana yabonetsemo uburyo umwana yabonetsemo nkamenya niba wenda nyina barabanye mu nzu cyangwa se batarabashije kubana nkabanza namenya ibisobanuro by'uwo mwana urumva ko we ashobora kuba ambwira ngo ndi umusore mfite abana babiri ariko ababyaye ku bagore babiri ababyaye agenda abatoraguriza hirya no hino urumva ko byaba ari ikibazo gikomeye ariko ansobanuriye nanjye ndi umuntu mukuru nkumva nkamenya ko ibyo ambwira ari ukuri ntabwo umwana yaba ikibazo kuko umwana ni umugisha nanjye ejo musimba nzi ngo uzanderera n'indi yego ntabwo umwana yaba ikibazo icyangombwa ni ukumenya uburyo uwo mwana yabonetsemo no kuba uwo mwana atarabanye na mama we nkamenya impamvu zose ni ukuri urakoze cyane urumva ko no hasi waharyama ariko kubw'urukundo mukundanye ubwo rero ndumva nyuzwe kandi n'abagukurikiranye baranyuzwe n'ibyo uvuze turakwishimiye rwose urakoze cyane kutuganirira neza murakoze cyane namwe ngaho rero umunsi mwiza namwe mugire umunsi mwiza Umuranga Family TV mwumvisha uburyo uyu mwana w'umukobwa aganisha mwumvisha uburyo imyaka ye ingana yababwiye byose nta na kimwe azigamye ubwo rero wumva yifuza kuba yahuza nawe rwose aragira ati no hasi naharyama kubw'urukundo nkunda umuntu ngaho rero abagize gukurikirana abumvishe mwishimiye ibitekerezo bye nta kundi Umuranga Family TV nicyo ubereyeho kubahuza ahasigaye ni ahanyu.